Yes, reka nongere mbasuhuze mbifurize kumererwa neza cyane mu mudukurikirana buri munsi kuri Rutamu Talk Zone TV iwabo w'abasportif. Reka nizere ko buri kimwe cyose kiri kugenda neza cyane. Breaking news, turongeye turaje kugira ngo tubahereze agezweho ari no kugenda avugwa cyane cyane hirya no hino ku isi, ariko turi bana mu gihugu cy'u Rwanda. Ni muri Ferwafa ikomeje guteza urunturuntu ndetse n'urujijo. Kuri uyu mugoroba hari amakuru agiye atandukanye akomeje kugenda asakara hirya no hino mu banyamupira bavuga ko Ferwafa nubwo bagomba kuzakora amatora ku itariki 30 z'ukwezi kwa munane 2025, biravugwa ko hari amakuru ko ugomba kuzobora Ferwafa yamaze kumenyekana. Ni amagambo akomeye cyane na statement iremereye mu banyamupira muri rusange. Uyu munsi hamaze kwakirwa kandida cyangwa se bifuza guhatana mu matora ni babiri gusa, barimo witwa Munyantwari Alphonse usanzwe ayobora iyi federation. Hanyuma uyu munsi ku saa 6 z'amanywa nibwo witwa Shema Fabrice, perezida wa AS Kigali, yagaragaye azana nawe kandidatire agomba guhatana n'abandi bagiye batandukanye. Amakuru rero atugeraho aravuga ko uwitwa Munyantwari Alphonse ashobora kujya mu zindi nshingano igihugu kimuhamagaye akaba yakwisanga ari mu bindi. Hanyuma Fabrice, perezida wa AS Kigali, akaba ari we utoregwa kuyobora iyi Ferwafa. Hari byinshi birimo kugenda bitangazwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, polemique na critique bagenda batangaza cyane, ariko iza true. Izo nkuru ni zimwe mu zatangiye kugenda zipendinga cyane. Ahubwo icyo kwibaza, ese Ferwafa tugendeye ku bayobozi bayiyoboye n'uyu nguyu uri guhabwa amahirwe, ese hari ahantu twaba tuvuye, hari naho twaba tugiye? Iki ni ikibazo kirimo kwibazwa na buri umwe wese. Tuvuga tuti umupira wacu nibyo hari agatebo wamaze kwizingiramo, hari ahuba, hari abantu bawubamo badashaka kurekura, binatuma hari mu byemezo ama ekipe amwe namwe atishimira, byagiye bigaragara cyane. Ariko kuri uyu munsi Shema Fabrice navuga ngo manda ye yajya kumera nk'iya Olivier, uyu mugabo wari perezida wa Mukura Victory Sport, bwe yazaga nawe yaje mu businessman ukomeye cyane. Tuvuga tuti byibura iby'akanyenyeri no kwiba ama ekipe hari ukuntu bigiye kugabanyuka, ariko yayoboye imyaka mike cyane aragenda, Ferwafa iramunanira. Kuri uyu munsi kuzana Fabrice sinzi nimba ari cyo gisubizo kirambye, kubera ko hari impamvu zigera kuri imwe nge nabonamo nk'imbogamizi. Uyu mugabo abantu bamuzi cyane, ni umugabo w'u businessman, babizi ko ni umugabo ukora ibintu by'amavuriro, amaforomasi agiye atandukanye, haba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze. So ni umugabo uhora mu ndege yagiye, kandi birasaba kugira ngo iyi nzu cyangwa se umupira kugira ngo ube clear cyangwa se clinical, nuko ugomba kuyoborwa n'umuntu uhari ubikurikirana buri munsi. Ariko iyo ugenda niho yamakosa aba twashaka uyakemura akaba yabura. Izo ni zimwe mu mbogamizi zikomeye cyane zikomeje kugenda zigaragaza ko ushobora kuzagonga uyu mugabo Shema Fabrice wa AS Kigali. Gusa icyo abantu bamenya, we yamaze gutanga iki, yamaze gutanga candidature. It's a breaking news, na amakuru akomeye cyane ubwo. Ariko hari n'ibindi bigiye bitandukanye, hari nandi mazina akomeye cyane akomeje kugenda avugwa, bavuga bati bashobora kuba bakwishakamo uwaba perezida, kandi birashoboka cyane. Hari amazina 5 harimo abataratanga ibyangombwa byo kwiyamamariza kuba perezida wa Ferwafa, ariko ni amazina akomeje kugenda ahurirwaho n'abantu benshi. Byitezwe ko ku munsi w'ejo kwa gatandatu bagomba kurara bashize hanze ibyangombwa byabo kugira ngo bazemererwe guhatana mu matora. Hari umugabo witwa Uwayezu François Regis. Uyu mugabo François Regis muramuzi cyane muri Ministeri ya Sport, yari umunyamabanga uhoraho muri Ministeri, ariko mu minsi ishize akuye kuri izi nshingano
bivugwa ko ari ukumutegura kugira ngo abe yaza kuyobora iyi Ferwafa. Ni umunyamupira yagize mu makipe agiye atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'iyi Ferwafa yongeye kuyibamo ari SG nimba nibuka neza. Uyu mugabo rero biravugwa ko agomba kugaruka muri iyi federasiyo nta gihindutse. Hari kandi Uwayezu Jean Fidel. Uyu mugabo Uwayezu ntabwo ari umunyamupira udasanzwe, ni umugabo watangiye kugaragara cyane 2020 bamutoreraga kuyobora iyi Rayon Sport nk'umuyobozi mukuru azanywe n'ubuyobozi bwite bwa leta kubera ibibazo byabayemo hagati y'abayobozi ba Rayon ndetse n'abasaza. Hari impamvu zatumye Jean Fidel aza kuko ntabwo yaje atowe, ahubwo yahiswemo kuza gukemura ibibazo bya equipe ya Rayon Sport. Uyu mugabo rero nawe ari kuri tebo y'abantu 5 bakomeje kuvugwa ko bayobora umupira wacu. Undi wa gatatu bamwita Munyantwari Alphonse. Uyu mugabo uri gushaka manda ya 2 nyuma kuva mu nzi wa cyuho, arifuza kongera gutorwa kuyobora iyi federasiyo. Nawe bamushize mu bantu bivugwa ko bagomba kuva mu mwuga wa perezida wa Ferwafa. Hakazamo n'izina ry'umugore, ni umugore ukomeye cyane mu mupira wa Afurika muri rusange, bamwita Agwemarika Felicite. Uyu mudamu muramuzi cyane, ubu ari muri komite nyobozi olympique ku mikino cyangwa se rwego rw'isi. Uyu nawe baravuga ko ni umuntu uhagarara ku ijambo kandi ufite byinshi yahindura umupira wacu. Ntimuzatungurwe no kubona Felicite atunguranye akaba ya perezida cyangwa se akaza mu banyamuryango ba Ferwafa. Hanyuma hakaza n'umugabo Birungi Jean Bosco, uyu mugabo wari perezida wa equipe ya Avision Football Club. Nawe biravugwa ko nta gihindutse agomba kuyobora iyi federasiyo. Good. Nibyo koko twabonye amazina akomeye cyane y'abagabo. Tukimara no kubona kandida cyangwa se ubusabe bwa Fabrice perezida wa AS Kigali, twaje kugiramo ibibazo byinshi cyane. Sinange gusa n'abandi bose bajya babyibaza, bavuga bati ese koko igihe ni cyari kigeze kugira ngo twe twabona Ferwafa ijyamo abanyamupira? Icyo ngicyo ni igitekerezo. Abantu bakavuga bati iyo tugiye kureba mu bihugu bikomeye cyane hano ku mugabane wa Afurika ndetse no ku isi muri rusange, za Cameroon, abantu nka ba Samuel Eto'o, kareba mu gihugu cya Cote d'Ivoire abantu bagiye batandukanye nka ba Didier Drogba ndetse na za Senegal, ubona ko hari ukuntu bizereye mu bakinnyi b'aba legend babo. Ariko twebwe uyu munsi turakizerera muki? Turakizerera mu bantu bavuye hirya no hino batarakinye umupira. Nge nkabona ko igihe cyari kigeze cyo kugira ngo abantu nimba bari gutegura umupira nyamupira, uwo mupira ubemwo n'abantu bawuzi. Nge nkabona cyari igihe cyo kongera guhamagara aba legend bajye batandukanye. Barahari, hari ba Gatete Jimmy, hari ba Desire Mbonawuca, ba Eric Nshimiyimana n'abandi bagiye batandukanye, bagahabwa iki? Bagahabwa umwanya muri Ferwafa, hanyuma bakaza bakapurika ibyo bagenda cyangwa nka principle bagenderagaho mu gihe bari mu kibuga, kuko byinshi baracyabyibuka. Ariko uyu munsi bigaragara ko mu Rwanda twirengagije ikintu cyitwa umupira, n'aba legend tubashira mu gatebo kabo. Nyamara ni amakosa akomeye cyane kuri development y'umupira, icyo kintu abantu bakakirengagiza. Eda rero muri Tanzania niko byagenze. Muri Tanzania ugiye kureba umupira waho urimo aba legend cyangwa se abantu bakeneye Tanzania mu gihe cya mbere bize umupira barawugukirwa. Uyu munsi bari kwapurika ibyo bize. So ibyo byose rero nabango ni ibintu birimo kugenda bipendinga cyane. Reka turebe umuntu uzatogwa. Amatora ari kuri 30 z'ukwezi kwa 8. Urumva ko haracyari igihe kirekire cyo komeza kwitegura. Ariko uwitwa Fabrice biravugwa ko nta gihindutse ari ugomba kuzayobora iyi Ferwafa. Nge ntabwo mbizi kuko ntabwo ndamubona ku buryo nakwita bwa nyabwo. Aba muri equipe AS Kigali ihorana ibibazo bigiye bitandukanye, ntiwamenya kujudge ngo uyu muntu ni muzima cyangwa se afite weakness. Ibyo byose rero nimo kugenda bivugwa. Ubwo turindire ku munsi w'ejo tumaze kumenya abandi bakandida batanze ibyangombwa bemewe ko bahatana mu matora ya Ferwafa.